twibuke nabimuhira Kristo bene data twibuke nabimuhira avuye mu cyaro twitegereje imitsi yano ntitwaramubuze twisubire mu cyaro Kristo bene data twibuke nabimuhira Kristo bene data twibuke nabimuhira nini muyimama nimuyimamarira buryigira inama mbi mukigira inama mbi uteranya n'inshuti ugahemuka umugaraguda nimuyimamarira nimuyimamarira buryigira inama mbi uteranya n'inshuti ugahemuka Kristo bene data rero nsanze muri mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana mu ndirimbo. Iyo ndirimbo iramfashije ivuga ngo inda nini muyimamayira. Niyo mpamvu rero tugiye dutangira n'umukristo umwe muri mwebwe azamuka dushyira imbere y'Imana mu isengesho bugufi cyane, ubundi tugakomeza n'izindi gahunda. Nabyumvishe turafashwa nabyumvishe. Mwene data Mana nziza, Mana y'isinisho. arasiranga peda yanaseka Ayemite mi bami asira Mana yacu yaratukwiriye umunsi twaje gusenga Mana wewe wo kubana reka mbwire nuza we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power bibaha imbaraga ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko byanga byakunda umugore akwiriye kugira uwe mugabo. amen amen pastor amen amen Haleluya. kuko nimumara no kugera no mu rugo risa ni wala buri bro muntu wese agiye kuko azakenera umugore Haleluya. Haleluya. yafashijwe pastor risa ni wala Agiye gutanga hari abagore yari afite baraje bamuhanaguza Listen. ibitambaro Haleluya. amen amen Reka dusome ijambo ry'Imana. yes pastor Nk'uko riri ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga muri iki gitabo ni igitabo cy'ibyahishwe nyuma y'ibyahishuwe. She what? Haleluya. hallelujah amen 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 hallelujah pastor Turasangamo inkuru y'umugabo wari uri musamba agiye gupfa, ariko uwo mugabo akaba yari afite umufasha. reso kenete amina risila lela sema hallelujah nuko uwo mugabo uwo munsi uragera igihe cyo gupfa cye kiragera kiregereza amen amen pastor ikintu cyari gishimishije atangiye gusamba ntabwo wamufasha yigeze amutererana Amen. hallelujah ariko umufasha mwamwumvisha ndikumwumvise ajya kujya mu ijuru ndikumushona reka mbwire nuza we reka mbwire umufasha uwo nguwo naza azabamenyesha iki Ibyo mutari muzi. Amen. hallelujah Iyi umufasha yaje sina biye na kiereka ariko turimo turumvikana abakristo ijambo ry'Imana ribivuga rero turi uwo kugushona mufasha abona umugabo watangiye gusamba atera intambwe ya mbere. Atera intambwe ya kabiri. arangije araza aramwegera barasambana
mufasha uwo murimo nubwo wari umurimo mubi agiye kuva ku bibi. Aha. namwe rero nasanze muri kuririmba indirimbo nziza ivuga ngo inda nini muyimamaye urabona harimo abakobwa beza harimo abasore bameze neza buri wese sinzi nimba yifunze uwe ariko ndabona mwazanye n'ituntu mwaje gutura Imana ni ukuri kuzuye rwose. Iyo nda nini muze kuyimamayira ntimugire icyo mwisigariza ko rwose murambura ukuboko kwanyu neza nk'uko mwatangiye inzira nziza. Haleluya. Rero mu gihe tugitegereje kumva korali nagira ngo buri wese muhe umukoro. Bibaye byiza umuntu wese yaza gukora ku gipfurumba cye kugira ngo tuze gukomeza tunabone ko twaza kubona amazi mu kanya. ijambo ry'Imana Haleluya, haleluya, haleluya. Sema haleluya. kuba mufite abafasha Wino fiora sima biology yoga. Mwakira ijambo ry'Imana. Pastor nubwo abwirije mfite ikibazo. Kuki Yesu akunda imfubyi n'abapfakazi twebwe mutuzize iki? Mwana tutari abakobwa beza. Aha. Pastor bo muri imitsi rero je narabayobewe narabiwe batwigishe ijambo ry'Imana ngo Yesu ngagiye kugaruka ngadusanga azadusange mu murwa none imyaka 5 irashize mariki nge ndigendeye nigira iwacu mu cyaro bayindije yombera ndagasa Nge namereyemo. Urabona ntafite imisatsi ibiri. Kandi urabona mutabajemo imisatsi ibiri. None aho ngo ni iki? Ujeje ubundi. Yewe ndatashye nanjye mu cyaro. ya pasi jana amabwiriza yawe